Hot News ukaba ariyo ukomeje gukurikirana, akaba ari ishakiro ry'amakuru agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. We icyo tugusaba ni ukureba hasi ahanditse ijambo subscribe, ugenda urikandaho amakuru akagenda kugeraho umunsi ku munsi. Twavuga ko rero hano mu gihugu impanuka zaba zikomeje kwiyongera zihitana n'abantu benshi muri rusange, dore ko tugiye kugaruka kuri ambulance ije gukora impanuka, dore yuko amakuru yayo yaje kujya hanze k'uyu munsi. Ni imbangukiragutabara yakoze impanuka ikomeye igonga igikuta cy'ibitaro. Iyi mpanuka rero ikaba yaje kuza kuba kuno munsi, aho imbangukiragutabara yo ku bitaro bya Murunda yajyaga ku bitaro bya Kibuye kuzana ogisijeni yakoze impanuka itunguranye, ubwo umushoferi yiteguraga kugenda yarangaye akagonga inzu z'ibitaro bya Murunda. Ni impanuka yabaye ku cyumweru tariki ya 25 Kamena 2023 mu masaha ya saa 8 z'amanywa. Umuyobozi wa polisi ushinzwe guhuza ibikorwa bya polisi n'abaturage mu ntara y'Iburengerazuba CIP Mucyo Rukundo yatangaje ko muri iyi mpanuka nta muntu witabye Imana. Yakomeje agira ati umushoferi yasubiraga inyuma ntiyareba neza muri retroviseri ihanuka ku mukingo ahari igonga inzu y'ibitaro bya Murambi, imodoka irangirika. Amakuru avuga ko muri iyi mpanuka umushoferi wakomeretse yahise ajyanwa mu bitaro bya CHK mu mujyi wa Kigali. CIP Mucyo Rukundo yagiriye inama abashoferi kujya bagira amakenga. Yakomeje agira ati igihe icyo ari cyo cyose ni uko igihe uri mu kinyabiziga uba ugomba kwitonda. Iyo urangaye biguteza impanuka cyangwa bigateza abandi impanuka. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje kugenda bitambuka hirya no hino, dore ko izi mpanuka zimaze iminsi zivuza ubuhuha, zikaba zije nyuma y'impanuka y'umugabo wari ukunzwe hano mu Rwanda, Pastor Theo yaje gukora hano, dore ko we yanahasize ubuzima. Naho mu yandi makuru akomeje kugenda akwirakwira hirya no hino, umugore n'umugabo bafashe umwanzuro ukomeye nyuma yo kubura aho bisanzurira mu gutera akabariro. Umugore n'umugabo bo mu gihugu cya Kenya bahisemo kuva mu mujyi bisubira mu nkengero kubera ko babuze imikoro ituma bakodesha ahantu hatuma bisanzura mu gikorwa cyo gutera akabariro. Bwana Boaz wakoraga akazi ko gucunga umutekano mu mujyi umwe wo muri Kenya yavuze ko we n'umugore we Javeri bagowe no kubabazana n'abaturanyi babo kubera ko uyu mugore we yagiraga urusaku rwinshi mu gihe cyo gutera akabariro. Yagize ati ikibazo cyanjye cyari imyitwarire ya Jonel kuko nyir'inzu yatubwiye ko tugomba gusesa amasezerano y'ubukode kubera ko ngo twari ikibazo ku baturanyi. Aba ngo babaga mu nzu zidafite ibikuta imbere ahubwo zifashishijwe amabati kugira ngo batandukanye ibyumba. Cyakora ngo kuri uyu mugabo byari bigoye kuko umugore we yavuzaga induru cyane batera akabariro. Kubera iyo mpamvu ngo nta buzima bwite bwabaga mu bari
babituyemo kuko buri wese yumvaga ibyo mugenzi we ari gukora cyangwa ibyo avuze. Muri iyo mibereho gutera akabariro ku bashakanye ngo byari ibintu bigoye cyane. Bowazi yagize ati niyo mpamvu twari dukeneye igisubizo gikomeye mbere y'uko dushaka amikoro yo gukodesha inzu iduha ubwisanzure twifuza. Twagombaga gushaka uburyo twazajya dutera akabariro tukiri muri ubwo buzima. Twe n'abaturanyi bacu twacurangaga radiyo cyane tugiye gutera akabariro kugira ngo tugabanye urusaku. Icyakora ikindi kibazo aba bari bafite ni uko bari bafite abana babiri kandi bakeneye ko nabo batamenya ko bari gutera akabariro. Aba bavuze ko iyo bashakaga gutera akabariro ku manywa batumaga kure abana hanyuma bagakinga, ariko nijoro byabaga bigoye kuko ngo byasabaga ko bategereza ko basinzira. Bowazi yavuze ko atishimira imibonano mpuzabitsina igihe cyose adatekanye mu mutwe kubera abaturanyi. Uyu yavuze ko ngo yanamenyereje abana gusinzira radiyo iri kuvuga kuko ngo yacecekaga barangije iki gikorwa. Bowazi yagize ati Jaweli umugore we yatakazaga kwihangana akavuza induru cyane. Abaturanyi bacu bararakaye bahita bajya kuturegera nyir'inzu ndetse bavuga ko barahita bagenda nidukomeza kubana nabo. Abo ngo babuze igisubizo kuko urusaku mu gutera akabariro ari ibintu bisanzwe kandi hari abadashobora kubihagarika. Bowazi yavuze ko yabonye atabasha kwigondera gukodesha inzu nziza ahitamo gusubira mu cyaro areka akazi ko gucunga umutekano kamuhembaga ibihumbi 10 by'amashiringi ya Kenya ku kwezi, ndetse n'umugore we areka ako gukora amasuku yakoraga. Aba bemeza ko ubuzima bwo kwishimira gukora imibonano mpuzabitsina butagerwaho hatari ubwisanzure buhagije. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore benshi bavuza induru cyane igihe bageze ku byishimo bya nyuma mu gutera akabariro. Buvuga ko 60% bavuza induru kugira ngo batere ingabo mu bitugu abagabo babo muri icyo gikorwa, mu gihe cya 87% by'abagore ngo babikora kugira ngo baryoshye iki gikorwa. Twavuga ko rero ari inkuru ikomeje kugenda icicikana hirya no hino, dore ko iyi nkuru yanatunguye abantu benshi.